Reka nongere mbifurize ibihe byiza, nongere mbifurize kugubwa neza nshuti zacu, bakunzi bacu mukomeje kubana natwe aho mutwumva kandi mudukurikiye muherereye hose hirya no hino ku isi mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi. Turi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu, aho turi ku itariki rwose 23 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Tugarutse mu makuru yacu rero, ni amakuru dakwiye gucikwa, cyane cyane ko dukomeje kubwiza abantu kuri, cyane cyane kubikomeje kubera muri iki gihugu cya Kongo, ku mpinduka zigiye zitandukanye, imirwano ikomeje kubera mu bice bigiye bitandukanye. Ariko rero niba ari ubwambere ubanye natwe, ariko nawe ukaba wifuza kujya umenya ukuri kose kubikomeje kubera muri iki gihugu cya Kongo, muri aka karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi hose muri rusange, kanda kuri subscribe rwose ube umwe mu banyamuryango bazajya babona message cyangwa se ubutumwa bukubwira ko amakuru mashya aje, ubundi rwose ugakomeza kumenya update cyangwa se ibikomeje kubera muri iki gihugu cya Kongo. Nkuko bisanzwe rero, reka rwose mbwira abantu bakomeje kubana natwe umunsi ku munsi, rwose tunabashimira abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, Kongo, Uganda, South Africa, abantu badukurikiye bari muri Sudani ndetse n'abantu bari hariya muri Malawi. Ni benshi cyane, muri Zimbabwe, ibihugu byinshi abantu baradukurikira. Ariko nanone ni murayikinge, ushobora no kutwandikira ukatubwira ahantu uherereye kugira ngo tubashe kumenya rwose aho inshuti zacu ziba ziri. Bitubera byiza cyane kuko iyo tuzi aho inshuti zacu ziherereye bitubera byiza cyane. Nkuko bisanzwe rero dufite amakuru menshi cyane. Impinduka zo zikomeje kuba. Mama 23 yamaze kwamagana cyangwa se kugaragaza ko itazubahiriza ibyo yasabwe hari idoha muri Qatar. Izi nyeshyamba zamaze kugaragaza ko rwose zitazabyubahiriza mu ijambo cyangwa se mu magambo akomeye cyane yatangajwe n'ubuyobozi bwa Mama 23. Narababwiye ngo uyu mutwe waje gutegwa umutego, ariko nyuma yo kumenya ko ari umutego batezwe bakomeje gushaka kuwivanamo. Bakomeje gushaka kuwivanamo gute rero? Kuri iki gicamunsi amakuru ni menshi cyane ku mirwano iri kuba muri access zigiye zitandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo ni ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa no ku ruhande rw'izi nyeshyamba. Bose bakomeje gutegura icyo twakita imirwano. Ibintu byahagurukije Amerika ikavuga iti byanze bikunze ahantu hashobora kuba urugamba, reka tuburire abantu bahari. Nibigaragaza ko byanze bikunze impande zombi zishobora kuba ziri gutegura ikintu kiremereye cyane. Muri aya makuru turaza kureba cyane ku bintu biri kubera muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se imirwano iri kuba muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa Mama 23 hari ibice amaze kwinjiramo, yatumye itangaza yuko uko yatikuye ingabo z'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa babo mu mujyi wa Goma bakabafatana mu mujyi wa Bukavu, ko n'ahandi hose rwose bazakomeza kurwana cyangwa se bazakomeza kwataka mpaka bagezeyo. Ushobora kwibaza uti ku ruhande rwa leta bo barategura iki? Ku ruhande rwa leta barimo barategura iki? Ikintu bita intwaro karundura cyangwa se intwaro kabuhariwe, nizo zikomeje kugenda zigurwa na nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Impamvu ari kugura izi ntwaro rero nta yindi, nuko abona ko byanze bikunze najenjeka izi nyeshyamba zizamukubita uw'inyuma cyangwa se zizamuniga. Hari ababyita ngo gukubita kunda. Imirwano iri kuba muri no minsi navuga ko ari imirwano itoroshye kuko ikomeje gutakarizamo ubuzima bwa benshi. Mama 23 icyambere ubu ngubu ihanganye cyane no kurinda umujyi wa Bukavu. Ingabo ziri hagati ya 300 ndetse na 500 zamanutse mu gitondo cya kare wenda gucya, ziva muri teritwari ya Masisi no muri teritwari ya Rucuru, kuko imirwano myinshi n'ubundi imirabera muri Warikari. Nuvuga ngo hano hari ibice bitatu biri kuberamo imirwano cyangwa se bimaze iminsi birimo imirwano. Mu mujyi wa Goma hamaze iminsi hari kwatakwa n'abazarendo ndetse n'aba FDLR. Aha ni mu mujyi wa Goma. I Bukavu hamaze iminsi hari intambara ikomeye cyane y'ingabo z'igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo bafatanyije n'abarundi. Abangabo bakomeje kwiharira cyane ibice byegereye umujyi wa Bukavu
ndetse na Minembwe. Noneho hakabaho igice cyo muri teritwari ya Walikari ari muri Kivu Amajyaruguru, aho aba barwanyi ba M23 bigambye gufata agace cyangwa se imidugudu igera kuri 3 nyuma y'uko ngo bayirukanyemo abazarendo. Ibi bice byahoze ari bya M23, abazarendo baza kubirukana, babirukanamo. Noneho M23 no yongeye kujya gute, yongeye kugaba ibitero, irongera yisubiza imidugudu igera kuri 3 hariya muri teritwari ya Walikari. Murumva yuko imirwano ikomeje kurushaho kwaguka. Noneho kimwe mu bintu byateye abantu impungenge na amabwiriza cyangwa se Leta Zunze za Amerika uburyo yatangaje yuko ngo itewe impungenge n'imirwano ishobora gukara. Ni itangazo ngira ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze za Amerika ariko muri Afurika ukomeje no kugira uruhari mu guhuza cyangwa se mu biganiro u Rwanda rugirana na Kongo, ibiganiro Kongo igirana na M23 hariya muri Katari, akomeje kugenda asinyisha izi mpande zombi. Yagaragaje ko hari impungenge z'uko imirwano ishobora kwaduka cyangwa se ishobora gukomera mu burasirazuba bw'iki gihugu irenze iyabaye mu mujyi wa Goma igihe hafatwaga umujyi wa Goma. Ngira ngo nakomeje kubabwira nti ibintu bitabaye muri Kivu Amajyaruguru bishobora kuzagaragara muri Kivu Amajyepfo, kuko uko munsi ushira undi ukaza hakomeje kugenda hagaragara iterambere ry'imirwanire cyangwa se ryikoreshwa ry'intwaro rigezweho. Kuko twagiye tubona mu mujyi wa Goma ufatwa n'umujyi wa Bukavu, ntabwo twabonye intwaro ziremere cyane, twabonye zifatwa ari bifaru, ariko ntabwo twabonye icyo bita imirwano ikaze cyane yagombaga kugaragaramo wenda impfu nyinshi. Kuko ntekereza ko uburyo noneho biri gutegurwa mu gihe bivuga ko mu mujyi wa Goma wafashwe na Bukavu, mu mujyi wa Goma haguyemo abantu bagera muri 800, nubwo imibare ishobora kurenga, ariko abo ngabo ni ababaruwe. Ariko hano muri Sud Kivu bashobora kuba umubare munini cyane bitewe n'impande zombi ubushobozi zifite. Narababwiye ngo buriya intambara ikomeje kuba mu burasirazuba bw'agati, cyane cyane intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine ikomeje guhitana benshi, intambara ya Israel ndetse na Hamas hariya muri Palestina, aho indege zikomeje kujugunya amabombe na za misiri. Ibi nibyo bishobora kugaragara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kuko iyi ntambara Amerika yamaze kugaragaza ko yamaze kugira ku rundi rwego. Nuvuga ngo uburyo yateguwemo ku mpande zombi biragaragara yuko ishobora kuzatungura abantu benshi. N'ikoreshwa ry'intwaro ziremere cyane nk'ubu Kongo hari ibyo itari gutangaza cyangwa se yanze gushyira ahagaragara, yamaze gutegura mu mugambi wayo. Hari ibyo abarwanyi ba M23 bashobora gutunguza ingabo z'igisigara cya Kongo no bazi ko badafite. Nuvuga ngo kuri ubu ngubu hariho gutungurana, ukabona wenda nka M23 bakoresheje nk'amadrone y'intambara, cyangwa se ukabona wenda nk'izi nyeshyamba zibitse ibikoresho bishobora kuzimya cyangwa se bikarasa zimwe mu ndege z'intambara Kongo ishobora kohereza ku rugamba cyangwa se mu birindiro by'abarwanyi ba M23. Ariko none nkavuga nti aba bayobozi b'uyu mutwe uko byagenda kose bagomba kurya bari menge, bagomba kwigengesera aho bagenda hose, ibyo bakora byose. Kuko nyuma y'uko Perezida Tshisekedi agiranye imikoranire myiza na Israeli, abakamuhereza abamurinda, bakamuha mu buryo bw'ubutasi kumenya abagambanyi n'abagizi ba nabi. Nyawo mwarabibonye ko kugira ngo hafatwe uyu General Chiko Chitambwe no kugira ngo hafatwe uwitwa General Christian Chiwewe Songwesa wari umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cya Kongo, ni ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru rwakoze, kandi bivuga ko abanya-Israeli babigizemo uruhare. Urabizi ko barinda Perezida Tshisekedi. Narababwiye ngo buri gihugu cyose kirema inyungu zacyo, nta gihugu na kimwe kitakemera kohereza ingabo zacyo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo kubera inyungu z'icyo gihugu bashobora kubona. Niba Israel ivuga ngo tugiye gufasha Perezida Tshisekedi kumucungira umutekano, tukamurinda, tukamuha n'ibikoresho, bishobora kuba byaragiye wenda mu buryo abantu batazi. Wenda nk'izi nyeshyamba za M23 zikaba zizeye ko ikirere cy'umujyi wa Goma n'ikirere cya Bukavu bari kukigenzura, nyamara leta ikomeje kubigenzura ariyo ishobora kuba yaca muri humye ibi bikoresho bafite, cyangwa se ishobora kubibana. Byarangiza rero bikahita bigira bite, bikahita bitanga umusaruro ku ngabo z'igisirikare cya Kongo bamaze kurahira ko bagomba kwisubiza ibice byose
uyu mutwe wa M23 ufite cyangwa se ugenzura. Kuko mu ntego leta ifite hariya n'ubutegetsi bwayo nuko bagomba kwisubiza ibice byose. Noneho rero hari amagambo akomeye cyane izi nyeshyamba zaje gutangaza, ari nayo navuze yuko byanze bikunze ndi bugarukeho. Izi nyeshyamba nyuma yuko zigaragaje icyo twakita imbaraga nyinshi cyane mu gukomeza kurinda umutekano w'ibice bagenzura cyangwa se ibice barimo, ubu noneho bafite n'intego cyangwa se na gahunda yo kwereka Perezida Tshisekedi ko imyaka bamaze mu ishyamba, imyaka bamaze barwanira uburenganzira bwabo, ubu atari cyo gihe cyo gusubira inyuma. Ubu ni ntabwo ari leta ya Kongo Kinshasa isaba izi nyeshyamba gusubira inyuma, oya. Narababwiye ngo yaba leta z'ubumwe za Amerika, yaba umuryango umwe w'Uburayi, yaba na leta ya Kinshasa, bose basaba izi nyeshyamba gusubira inyuma. Kuko no mu biganiro hariya muri Katari izi nyeshyamba bazisabye gusubira inyuma, ariko mu buryo bwa tekinike. Ndabona babwiye uburyo cy'itangazo ryasohowe na Patrick Muyaya ryahise rivuguruzwa cyangwa se rinyomozwa n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki, ari we Lawrence Kanyuka. Hano baravuga ngo mu gihe ibiganiro biri kubera muri Katari bigamije guhagarika intambara no gusubiza mu buzima busanzwe M23 ikava mu bice byose yigaruriye, aba barwanyi Bertrand Bisimwa uyu rwose umuvugizi wa leta ya Kongo Kinshasa avuga ati dukeneye ko aba barwanyi basubira inyuma. Umuvugizi wa M23 yavuze ati ntabwo bishoboka. Aravuga ati ubutegetsi bwa leta mu bice byose by'igihugu muri Kongo bisobanuye iki kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bugaruke mu bice aba barwanyi bagenzura? Niyo masezerano basinye yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba kugaruka mu maboko, bugomba kugaragara mu bice abarwanyi bagenzura. Nta kindi kintu bivuze. Niyo mpamvu navuze ngo aya masezerano akimara gusohoka ndetse mabwire n'izi nyeshyamba zamaze gutangwa cyangwa se zamaze kujya gute zamaze kugambanirwa, kuko aya masezerano yashyizweho umukono ku buhuza na Katari, ariko Amerika nayo ikomeje gushyiramo umutego wayo. Bwa mbere amasezerano u Rwanda rwagiranye na Kongo ni amasezerano y'amahoro, ariko agamije gukuraho umwuka mubi ndetse n'amakimbirane cyangwa se ubushotoranyi bumaze iminsi bugaragara hagati y'ibihugu byombi bishaka kuganisha ku ntambara. Inkomoko yayo ni FDLR. Iyi ngiyi abantu benshi barabizi ko FDLR iba ku butaka bwa Kongo mu myaka 30 ishize. Izi nyeshyamba ziba muri iki gihugu cya Kongo zifatanya n'ubutegetsi cyangwa se zifatanya na leta ya Kongo, zifatanyije n'igisirikare cyayo gukomeza kurwanya M23 ndetse no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero u Rwanda ntabwo rwabibonye ngo rubyihorere, rwakomeje kugaragaza ko igihe cyose FDLR kiri ku butaka bwa Kongo bizatera ikibazo gikomeye cyane ibi bihugu byombi, kuko intego z'uriya mutwe n'ubusanzwe ni uguhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hashize igihe amakuru yagiye atangwa agaragaza yuko aba barwanyi ngo rwose batakiriho, ngo batagifite imbaraga, ndetse n'umuyobozi wabo ari we General Nahunguka Pacifique Omega, uyu nguyu akaba akiriho mu gihe byavugaga yuko rwose hari ibitero bishobora kuba byaramwivuganye nyuma yo guhitana uwitwa General Peter Chirimwami. General Peter Chirimwami ni umwe mu basirikare b'abajenerali bayoboye urugamba. Uyu nguyu rwose afatwa nk'umuntu yabaye nka Idriss Deby. Avuga ati rwose nka Idriss Deby wavuye ku rugamba, kuko uyu mujenerali yaje mu bihe byo guhangana n'abarwanyi ba M23, ariko M23 ifite uburakari ndetse n'ubukana, na cyane cyane ko yari ifite intego zo gufata Kivu zombi, nta gace na kamwe gasigayemo, gufata Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo, nta gace na kamwe kabisobye cyangwa se kabaciyemo. Ahangaha haje kubyo kwakita ubutabazi bw'ingabo z'abarundi. Baravuze bati wenda dupfe ariko turinde aka gace ko muri Sud Kivu. Ababirigi baramanutse bazana amadrone yanarashe cyane cyane muri teritwari ya Walikale. Buri ingabo z'Ubugande zirabizi, mu kwezi kwa
kwa gatatu mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane. Buriya ingabo z'Ubugande zirabizi cyane muri Walikari, ubwo zashakaga gufatanya na M23 ngo bave muri teritwari ya Masisi, bave muri teritwari ya Walikari, noneho berekezwa bita Kisangani. Ahangaha habereye urugamba rukomeye cyane muri Walikari, koko abasirikare b'Ubugande bararashwe n'indege yabo iraraswa. Bararashwe, imirambo irararika ku buryo mu byumweru bibiri imirambo yari ikigaragara. Nyiranga abantu twabanye umunsi ku munsi bakomeje kugenda bakurikirana aya makuru. Ubu no kuvuga ngo noneho Ububirigi nyuma yo guhereza intwaro zo mu kirere cyangwa se indege z'intambara u Burundi, hahise habaho kongera kutumvikana ku Burundi ndetse n'u Rwanda, nyuma yuko ubundi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga, abashinzwe imigenderanire bari bamaze kuganira hanabura ndetse no gufungura imipaka ihuza ibihugu byombi. Iyi ntambara y'u Kongo ndetse na M23 n'Ububirigi bwitambitsemo bumaze gutanga ibihano ku gihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda rwo ruhita rufatira ibihano igihugu cy'Ububirigi. Biriya bihugu by'Uburayi rero n'ubundi bisa nkaho n'ubundi birakorana, bisa nk'igihugu kimwe. Nuvuga ngo kimwe gifashe umwanzuro ku kindi gihugu, igisaba n'ibindi bihugu biri muri muryango gufatira ibihano icyo gihugu. Ngira ngo mwabonye ko Ububirigi nyuma yo gufatira u Rwanda ibihano, n'u Rwanda rugafatira Ububirigi ibihano, habayeho ko Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byagiye bifatira u Rwanda ibihano bijyanye n'ubukungu cyangwa se n'imikoranire irebana n'ubukungu. Hagati aho ngaho rero ntabwo byarangiye gusa, kuko buri Ububirigi ubundi bwifuzaga kwinjira mu ntambara n'u Rwanda, ariko biciye ku kwendereza, biciye mu bindi bihugu, biciye nko ku gihugu cy'u Burundi. Muribuka ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangaje yuko mu gihe M23 yatera i Bujumbura bashobora guca mu Kirundo bagatera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ni byagiye bitangazwa hariya, ariko nanone u Rwanda rukimara gufata ingamba z'ubwirinzi, bwagaragaye buri wese ibikoresho by'u Rwanda bisa ngo byahumuye amaso ibindi bihugu, bibona ko hari ikintu kidasanzwe. Ubwitonzi bw'igihugu cy'u Rwanda ku bushotoranyi bwakorewe ni kimwe, ariko nanone n'imbaraga zakoreshejwe kugira ngo babashe guhashya cyangwa se gusubiza inyuma ibi bitero nabyo ni ikindi. Bigaragaza ko byanze bikunze rero nubwo bitararangira, ariko Amerika igifite impungenge mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa FDL rukiri ku butaka bwa Kongo, kandi u Rwanda rukomeje gutunga agatoki igihugu cya Kongo ko gicumbikiye umwanzi. Kongo nayo igatenga agatoki u Rwanda ruvuga ngo rufasha umwanzi. Nuvuga ngo bino bihugu byose bikomeje gushinjanya. U Rwanda rushinja Kongo gufasha umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ugamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse banavuga ko ibice byinshi byo muri Kivu y'amajyaruguru no muri Kivu y'amajyepfo byafashwe cyangwa se byigaruriwe n'abarwanyi ba M23. Bavuga yuko u Rwanda ngo nirwo rwagiye rwiyomekaho bino bice kubera inyungu zarwo nk'uko byagiye bitangazwa. Ahangaha rero ndagira ngo mbabwire yuko ubu noneho leta ya Kongo ikomeje gukoresha ingufu nyinshi mu gutegura ibitero bidasanzwe ku birindiro bya M23 aho biri hose. Bari gutegura icyo bita operasiyo, hahandi zino misiri zigiye kuzajya zifashishwa, hahandi ibitero by'indege bigiye kugaragara. Kongo yamaze kugura indege, ariko hakiyongeraho n'ubufasha cyangwa se aba bacanshuro bamanukanye hariya. Abacanshuro navuga ko bakomeye kuko barwanye mu bice bitandukanye, kandi baje neza bazi koko M23 imiterere yayo. Erega buriya imirwano yabaye mu mujyi wa Bukavu ntabwo ari imirwano twavuga yuko nubwo habaye gufata ibice, ariko ntabwo twigeze tubona SADC irwana, ntayo twabonye irwana. Habaye icyo twita operasiyo yo kwita bafata uriya mujyi mu buryo bwihuse, nyuma y'uko byakozwe n'ingabo z'igisirikare n'ubundi cya Kongo, kuko bagiye kubona babona babaguye hejuru. Impamvu z'ingabo zitarwanye, yaba bana bacanshuro cyangwa se ingabo za SADC, iteka ryose baravuga bati amateka y'ibyabaye muri 2013 ubwo M23 yamburwaga uyu mujyi wa Goma mu gihe kitarenze n'inyango n'amezi angahe. Biragaragara ko byanze bikunze abarwanyi badashaka gutekereza kwinjira mu mujyi wa Goma. Ariko nyuma y'imikoranire
y'ingabo za leta zari zirimo hariya na M23 byaje gutungura isi yose kubona abacanshuro bafashwe n'ingabo za SADC nazo zifashwe. Nta nubwo ari ibingibi gusa rero, nta nubwo ari ibingibi gusa, kuko izi nyeshyamba zakomeje kubika ibanga zikaya zivuga ziti ntabwo dufite intego zo kwerekeza hariya mu mujyi wa Goma. None ingabo za SADC nazo kuko zizi ko arizo zawubambuye mbere muri 2013, buriya M23 yari yarafashe uyu mujyi, ariko baza kuwamburwa n'ingabo za SADC n'ubundi. Nuvuga ngo ikintu kiri aha ngaha, umujyi wundi wa Goma si ubwa mbere M23 uwigaruriye. Wenda twavuga ko ari ubwa mbere iwufashe, noneho ikawugumana mu gihe kirekire. Ikawugumana igihe kirekire. Noneho izi ngabo za SADC zambuye M23 umujyi wa Goma muri 2013. Noneho uyu mujyi wafashwe arizo ziwurimo cyangwa se arizo ziwugenzura. Bivuze ngo nta bw'inyegamburizi ingabo zagombaga kuba zifite, bari batsinzwe urugamba ku buryo bwa burundu. Abayambuye izi nyeshyamba mu myaka ishize 2013, noneho nibo bawufatanywe bahari. Bivuze ngo byanze bikunze nta zindi ngufu Perezida Tshisekedi yagomba kwiyambaza, kuko yarazi neza ko abo yari yizeye aba barwanyi barushije ingufu, babarushije tekinike. Ni nayo mpamvu mu minsi ishize yarebye akavuga ati mu gihe nareba nabi uyu mujyi wa Bukavu warafashwe, umujyi ukurikiraho wa Uvira ushobora gufatwa. Habaho icyo twakwita ubujyanama ndetse n'impinduka mu gisirikare. Abayobozi bahabwa inshingano zigiye zitandukanye bitewe n'ibice baturukamo. Baravuga bati niba twarabonye twigire ku byabanje, niba abarwanyi bari ku rugamba, noneho bikaza kugira gute, bikaza kurangira bo bafatishije ibice. Ubu noneho biraza kurangira bite, biraza kurangira n'ubundi bindi bice bigize gute bifashwe. Bategura icyo twakwita ama operation yo guhindura uburyo bw'imirwanire. Abazalendo bamanukana intwaro ziremereye, abazalendo bamanukana intwaro ziremereye cyane rwose, bavuga bati tugiye gukubita kunda M23. Basanga mu mujyi wa Bukavu ntabwo banyeganyega. Impamvu tuvuga ngo batanyeganyega, uyu mujyi wa Bukavu uracyarimo abarwanyi b'ingabo za M23. Kandi turebye iyi ngabo zamanutse n'ubukana zari zifite, bigaragara ko byashobokaga ko uyu mujyi byonyine bagombaga kuhita bawufata mu gihe kidatinze, kuko deja komanda w'ingabo yari yamaze kubahereza umurongo wo kwigarura bino bice. Ariko nushaka kwibaza uti se byaba byaratewe n'amasezerano cyangwa se ibiganiro birimo kubera hariya muri Qatar? Akaba ariyo mpamvu wenda leta yahagaritse gahunda yo gusunika cyangwa se kugaba ibitero bya nyabyo kuri aba barwanyi bizinyeshyamba. Nanone ushaka kwibaza uti se byaba byaragenze bite kugira ngo kugeza kuri ubu ngubu ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bibe bitarafatwa, kandi tuzi ko hari ingabo nyinshi zamaze kuhinjira n'ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru. Gusa ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru byamanutse hariya harimo ibifaru birasa mu ntera ndende, hakabamo byanze bikunze n'indege za drone z'aba bacanshuro, kuko byanze bikunze ntabwo bazaza kurwana n'abazalendo. Nyanga iki ngiki narakibabwiye. Niyo mpamvu nza kubabwira ngo abarwanyi ba M23 bagomba kurya bari menge, bakagenda bazi neza ko bizeye umutekano wabo, kuko mu minsi yashize byatangajwe yuko hari igitero cyahushije aba barwanyi mu gihe berekezaga muri Kivu y'Amajyepfo bose hari mu mujyi wa Bukavu. Buriya n'uburyo aba barwanyi bagenda mu mujyi wa Goma ntabwo ariko bagenda bo muri uyu mujyi wa Bukavu, kuko uyu mujyi wa Bukavu wo uteye nabi cyane. Hashobora kubaho icyo twakwita impinduka, ugasanga ubuyobozi buhuye n'ikibazo bwa M23. Ariko nanone niyo gahunda leta iri gutegura, kuko ikiri gutegura nuvuga ngo ni ugukubita hababaza abarwanyi bizi nyeshyamba, kandi kuzikubita hababaza byanze bikunze no gushakisha abayobozi bizi nyeshyamba. Aba bayobozi bamaze guhabwa ibihano biremereye cyane n'umuryango umwe w'Uburayi bashinze ibyaha by'intambara ndetse n'ubugome ndengakamere. N'urukiko rwa Kinshasa buriya rwamaze kubakatira urwo gupfa. Abantu bagera kuri 26 b'abayobozi barimo Lieutenant Colonel Buringoma, nawe buriya yafite igihano buriya cy'urupfu hari Kinshasa. General Sultani Makenga nawe buriya aragifite. Aba Colonel Bahati umusaga uriya
ngira ngo niwe muyobozi cyangwa se gavana w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nawe ashobora kuba yaragihawe. Abo bita ba Colonel Imani Nzenze ushinzwe ubutasi, yari ashinzwe abakomando muri 23 ariko ngo ashinzwe ubutasi. Abo bita ba Brigadier General Byamungu Diadoni, uyu nguyu ni umusirikare ukomeye cyane kuko niwe wungirije General Sultani Makenga. Aba bose rero bagiye bahabwa ibihano bigiye bitandukanye, ariko nta bindi bihano bitandukanye, ahubwo ni ibihano by'urupfu kuko bahawe igihano cya nyuma. Buriya na Joseph Kabila nawe kuva bamukuyeho ubudahangarwa ashobora gukatirwa rwose n'urukiko igihano cy'urupfu kuko ngo ari umugambanyi kabuhariwe cyangwa se ari umugambanyi ruharwa. Joseph Kabila yatitije Kisekedi akimara kwivanga na 23 ku buryo bweruye. Ubundi barakoranaga bikavugwa cyangwa se bikajya bitangazwa, ariko none nta proof, nta gihamya cyari gihari. Ukuri no shuro rero Kisekedi yarahangayitse aravuga ati uyu mugabo nanjye ninjenjeka rwose azandigasura. Ninjenjeka rwose nanjye uyu nguyu azanyivuna, ariko ubwo nanjye ngomba gukubitira mu ivi, uwo nzabona nanjye ubwo niyo no kumuhitana. Ubu nuvuga ngo niyo gahunda. Kisekedi nta mu bafite ku Banyamurenge ndetse na twirwaneho yabo na 23 bati umwanzi uri umwanzi. Niyo mpamvu General Masunzu uyu nguyu Masunzu bafata nk'umugome ukomeye cyane. Abanyamurenge bavuga bati ni umuhemu yishe Colonel Makanika n'abandi baturage bazize cyangwa se bagiye bagwa muri babitero. Buriya muri Kivu y'Amajyepfo ariho birihariye kuko nta gihe ingabo z'abarundi cyangwa se ingabo z'igisiga cya kumwe FARDC bajya bajenjeka mu kurasara muri Minembwe. Baravuga bati nitujenjeka n'ubundi 23 zaca muri Minembwe yerekeze muri Uvira. Bagomba gukaza icyo bita umurego no kugota ibice byinshi kuko abaturwano hariya nabo bakomeje kugaragaza ko bari mu kazi kandi biteguye kubona intsinzi. Rero kuri ubu haribazwa finali cyangwa se uko bizarangira uko ariko kose, kuko wese aribaza ati ko 23 idateganya kurekura cyangwa se kuva mu bice yigaruriye, kandi leta nayo kidateganya kurwanyiza inyeshyamba nk'abarwanya umutwe w'iterabwoba ukomeje guhungabanya umutekano muri igihugu cya Kongo. None byongeye bakavuga ngo ufashwa n'ibindi bihugu. Iyo haje ngo ufashwa n'ibindi bihugu Kongo itivuga ngo twaratewe. Byanze bikunze intambara irakomeje kuko buri ruhande rugaza ko rwiteguye intambara kwirwana igihe cyose, rwatungurwa rwateguzwa. Buri ruhande rwose rugaragaza ko rwiteguye intambara, kandi buri ruhande ruko rukomeje gutunga intwaro cyangwa se imbunda mu buryo nakita ko ari ubwibanga, kuko uruhande ntabwo rushaka no kumenya ko urundi ruzi ibyaro kubirebana n'ibiri gutegurwa cyangwa se n'ibitwaro biri kugurwa hariya. Kuko izi nyeshyamba nazo zishobora gutungurana ugasanga zikubise kunda Perezida Kisekedi yarazi ngagiye kuzibagira ibisiga, none ugasanga ahubwo babasirikare bose bagera ku 60 ariko n'abasirikare kweri benshi. None ugasanga babasirikare mu 60 Kisekedi yizeye ko bagiye gufata umujyi wa Bukavu bagafata na Goma. Bimubanye ikibazo gikomeye cyane. Ariko iyi ntambara n'ubundi ishobora kuzarangira nabi irangijwe na Leta Zunze za Amerika, kuko Amerika ikizakora hariya kigomba kubahirizwa. Amerika ni igihugu gikomeye, ntabwo ari ukuvuga ngo ni bya bintu tuvuga ngo n'abacancuro. Amerika iramutse ivuze ngo abarwanyi basubire inyuma, bose barabasubiye inyuma. Nubwo wenda yabivuze, ariko ntabwo yabivuze mu buryo yagaragazaga ko ishobora gushyiramo akaboko kandi. Buriya niyo yabishyiramo ishobora kubishyiramo mu buryo idashaka kugaragaza ko ari ibikora, ahubwo byakozwe na leta. Niyo mpamvu kuri ubu ntawakwizera ko ibintu bigiye kumera neza mu gihe Amerika yamaze gutunga agatoki uduce tumwe na tumwe, igaragaza ko tugiye kubamo icyo imirwano iremereye cyane. Kisekedi asa n'umuntu wamaze gufata umwanzuro w'uko ibiganiro bidashobora kugira ikintu na kimwe bikemura. Avuga ati ngenda ashaka gutsinda intambara mu buryo bwa gisirikare, uzamfasha nanjye nzamugororera, kuko Kongo ifite imitungo myinshi. Niyo mpamvu na bino bihugu bikomeza gushaka n'ubundi kugumayo cyangwa se gusubirayo. Afrika y'Epfo ni igihugu tuzi ko cyateye imbere mu birebana cyangwa se mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, yaba muri politiki yaba muri ekonomi. Ahantu hose Afrika y'Epfo yateye imbere. Ni igihugu twavuga ko gikomeye, igihugu cy'igikire. Ariko none kitifuza kujya gutakaza inyungu zacu mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bavuga bati
uko byagenda kose iyi ntambara tuzayirwana, ariko nako tubona icyo dushaka. Hariya n'impanguhe Kisekedi aravuga ati ndashaka ibi ngibi, ariko nanjye nzabaha ibi ngibi. Niyo mpamvu Amerika iyo ikomeje no kubabazwa no kubona Abarusiya, Abashinwa batavuga rumwe nawe nabo bakomeje kwikora amabuye ya Kongo hariya. Rero navuga ngo ubundi abaturage ntabwo bagira agaciro. Ntabwo abaturage bagira agaciro kuko yaba mama 23 nayireba ahantu hari zahabu cyangwa hari ibirombe by'amabuye y'agaciro. Ntanga muri Rubaya ni agace gakungaye cyane cyangwa se gakiza cyane ku matungo kamere, ku mabuye y'agaciro. Ubwoko bwose bw'amabuye y'agaciro abaho agaragara hano muri Rubaya. Niyo mpamvu kwikubitiro abarwanyi b'izinyeshyamba nabo bakomeje kuba ko barwanira uburenganzira bw'abaturage gusa. Babanje gukora umuhanda uturuka Rubaya ugera mu mujyi wa Goma. Ibi nabyo mubanze mu byigeho kandi mu byiteho. Izi nyeshyamba nazo ntabwo zajya gufata agace zizi neza ko nta kamaro zizabagirira. Bano barwanyi bafite bije ndende, bafite ibintu byinshi byo gukora. Barashaka gufata Kongo, wenda tuvuge igice kimwe, bakagaragaza itandukaniro ry'ubuyobozi. Gukora ino mihanda benshi baravuga bati ni inyungu zabo kuko no kugira ngo transport yorohe kuvana mu y'agaciro muri Rubaya bayageza mu mujyi wa Goma, ubwo nyine yerekeza hehe aho bayajyana. Abandi bati ni ibikorwa by'iterambere izi nyeshyamba ziri gukora Kisekedi atigeze akora. Ariko nanone hari ikintu bibagiwe nawe ngo mu gihe bagikoresha system network itumanaho rya leta, abakozi ba leta bagihembwa na leta ya Kinshasa. Niyo mpamvu mu biganiro bavuze bati niba abakozi ba leta bahembwa na leta ya Kongo Kinshasa, abakozi ba leta barahembwa na leta, itumanaho rikoresha abaturage hariya ni irya leta. Kubera iki tujya mu biganiro none ubuyobozi nibugaruke mu bice mwe bo mugenzura? Ibi ngibi bikaba ikibazo gikomeye cyane buri muntu wese yumva. Niba leta ihemba abakozi ba leta kandi inyeshyamba zihari, niba itumanaho abaturage bakoresha ari irya leta ya Kinshasa, kubera iki ubuyobozi noneho bwa leta bwo budagomba kujya muri ibi bice? Ubwo humvikanwe ko abayobozi bose bagomba kugaruka mu bice byabo, ariko kugira ngo byubahirizwe bigoye cyane kuko izi nyeshyamba zavuga ngo imbaraga twakoresheje dukubita umwanzi muri Goma no muri Bukavu tuzazikoresha dukubita umwanzi no tumukubitire Bukavu, tumukubitire Minembwe, tumuzamure tumukubitire Uvira, nanaturuka mu Burundi naho tumukubitireyo. Abarwanyi niko bari gutangaza cyangwa se niko bari kuvuga. Umwanzi wacu azaturuka hose ni ukumukubita kunda. Abarwanyi niko bakomeje kugenda batangaza. Rero biragaragaza iki? Biragaragaza yuko urugamba rukiriho kandi ari rurerure. Biragaragaza ko imirwano iri kuba niri gutegurwa ni imirwano twavuga ko iremereye cyane. Nuvuga ngo iri ku rundi rwego. Iyi ni intambara kabuhariwe cyangwa se ni intambara ikomeje kugaragara ko iri ku rwego rwo hejuru. Abantu reka batikurane bumva n'imbaraga. Bamwe bazana indege, abandi bazana misiri, n'abandi bazana kajugujugu, abandi bazana drone. Ubwo nuvuga ngo mu gihe impande zombi zananiwe kumvikana, ikigomba gukemura aya makimbirane cyangwa se ibibazo ni intwaro. Ariko nanone sinabura kuvuga ko abaturage hariya nibo bakomeje guhura n'icyo twakita ibyago, kuko nibo bakomeje kumva icyo bita uburibwe bw'intambara, nibo bari kumva uburibwe bw'ubuhunzi, nibo bari kumva uburibwe bw'ubuzima bubi babayemo. Ibi byose bakabishinza mama 23 ndetse na leta. Ariko cyane cyane abaturage hano mu bice M23 igenzura ntabwo bumva izi nyeshyamba, babyumva kubera by'itegeko. Ariko ubundi bavuga yuko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo butababangamiraga. Nuba rwose ari abaturage bagitegereje ko leta yazi kongera ikisubiza bino bice cyangwa se ikabibohora, kuko bavuga ngo amategeko turi kugenderaho nayo inyeshyamba. Atubwo ntabwo yoroshye rero.
niba turi kugenda ku mategeko y'inyeshyamba ntabwo tworohewe. Ubwo nyine ni ukwihambira, ni ukwizirika, ni ukwigengesera, ariko ubundi bakavuga bati ntabwo tubyemera. Ariko benshi bivuga ngo ntabwo tubyemera se. Uwo mutwe w'inyeshyamba nyine ni umutwe w'inyeshyamba. Mu minsi ishize habaye imyigaragambyo yo kwamagana amanama akorwa buri munsi kenshi, gufungwa kw'amaduka, kuzamuka kw'imisoro. Hariya mu mujyi wa Goma abaturage benshi bakomeje kwijujuta rwose bavuga bati imisoro irazamuka umunsi ku munsi, abarwanyi nibo basoresha. Wenda ushobora kuba banabikora mu rwego rwo kumva yuko batumva iyo abarwanyi bizi inyeshyamba ubuyobozi bwabo, ariko byanze bikunze abarwanyi nibo basoresha hariya mu mujyi wa Goma no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Bivuze ngo rero abaturage basa n'aho bamaze kurambirwa imihindagurikire y'ubutegetsi cyangwa se imihindurire y'ubutegetsi. Bavuye ku butegetsi bwa leta bagiye ku butegetsi bw'inyeshyamba. Niba umutwe wa 23 witwa ko ari umutwe w'inyeshyamba, ari umutwe w'iterabwoba, ubwo urumva byanze bikunze nta kintu, ntabwo ugomba kubembekeriza nawo, ugomba gukora gisirikare, abantu bakagenda gisirikare kugira ngo babumve. Rero bagomba gushyiraho igitugu ndetse na puresha kugira ngo babumve by'itegeko. Nyine babumve, umuyobozi navuga umwumve, nicyo kintu bivuze. Niyo mpamvu bavuga ngo ni inyeshyamba zikomeje guhungabanya umutekano ndetse zikisha byinshi. Ubwo ni ukuvuga ngo niba umuyobozi avuze ugomba kubyumva kandi ukabyumva mu buryo bwa gisirikare. Abaturage rero bakomeje kugaragaza ko rwose batishimye habe na mba, batishimye habe na rimwe. Reka mbashimire rero, ngira ni rwose amakuru yacu ntakagaruka.